twasanze umugabo twari duturanye witwa Kanyabugoyi afite umuhoro n'inkoni. Shangazi yari ari imbere yacu, aramubwira ngo namuva imbere, amucira mu maso. Ndabyibuka. Arangije abwira murumuna wa mama ngo naceho. Araza amugezeho. Murumuna wa mama yari yambaye ijipo n'agashati. Arangije aragafata, afata umupanga aragaca. Aramubwira nagakuremo. Arangije amukanda amabere. Ndabyibuka. Aramukanda cyane. Murumuna wa mama icara hasi. Arangije amubwira ngo aya mabere n'ay'inkotanyi. Iki kintu kirambabaza. Iyo bigeze mu kwa kane kinza mu mutwe no mu bwonko. Ariko nkomora igikororwa ndazi ukuntu kimeze. Abwira mama ngo niyasame. Arangije akimucira mu kanwa. Aramubwira ngo namire. Mama wanjye aramira. Amazina yanjye nitwa Kaderi Gentille. Papa wanjye ni Nzitonda. Mama wanjye yari Murazi. Navukiye mu murenge wa Muringa muri aka karere ka Nyabihu. Jenoside yabaye ndi umwana muto, imyaka 6, ariko byose ndabyibuka. Ubanza muri icyo gihe nta bwana bwabagaho. Umwana w'imyaka 6 wo muri iki gihe, ntekereza ko uretse kugira icyo asaba ababyeyi be nta kindi azi. Ariko njye ndabyibuka. Muri Jenoside uko mbabwiye nari muto, ariko hari ibyo nibuka mbere ya Jenoside ho gato. Mama wanjye yavukaga mu Bigogwe hariya mu Cyambara. Murumuna we yaje kumusura aturutse mu Bigogwe azanye amata. Ahurira na shangazi mukuru wa Kabyeyi atuye hano mu Kamira, baramuzi. Aje kunywa amata murumuna wa mama yazanye. Ahageze arayanywa. Thank you. Amaze kuyanywa, musi wacu hari urusengero rw'Abadiventiste. Shangazi aramubwira ngo bagende kwiga indirimbo. Narabakurikiye tujya ku rusengero. Tuhageze abigisha indirimbo n'ubu barayiririmba ndayibuka. Ivuga ngo niki watanze mwana wa Adamu. Bamaze kwiga indirimbo turazamuka. Tumaze kuzamuka twageze ahantu hari uruzitiro, ubu ngubu abatabizi ni igipangu. Uruzitiro rw'imibiti, ntabwo nibuka ukuntu babyita. Twasanze umugabo twari duturanye witwa Kanyabugoyi afite umuhoro n'inkoni. Shangazi yari ari imbere yacu, aramubwira ngo namuva imbere, amucira mu maso. Ndabyibuka. Arangije abwira murumuna wa mama ngo naceho. Araza amugezeho. Murumuna wa mama yari yambaye ijipo n'agashati. Arangije aragafata, afata umupanga aragaca. Aramubwira nagakuremo. Arangije amukanda amabere.
ndabyibuka aramukanda cyane. Murumuna wa mama icara hasi arangije aramubwira ngo aya mabere n'ay'inkotanyi. Iryo jambo naje kumenya inkotanyi neza ubu ngubu ngana gutya. Abwira shangazi ngo haguruka ngo ugende iwanyu. Bari batuye hakurya y'iwacu, abantu bazi ku Gakamba haciyemo umugezi wa Ruhanga. Murumuna wa mama yari muremure cyane, Kanyabugoyi yari mugufi. Arangije agenda amukubita akamubwira ngo niyuname ntabwo amugeraho, yambaye ubusa. Turagenda tugihinguka mu rugo, mama aramubona, njye nta kintu yigeze ankora. Mama akimubona yikorera amaboko. Akibona Kanyabugoyi mbona ubwoba burashize, ndabyibuka. Murumuna wa mama yinjira mu nzu, papa ntawe ari uhari. Arangije abwira mama ngo muraza mu Bigogwe niho haba inkotanyi, dufite n'amakuru ko basaza bawe bagiye mu nkotanyi. Mama aramubwira ngo ya Kanyabugoyi ngo ahubwo reka ngo amata. Kanyabugoyi arahanga. Arangije arikonkomora cyane. Icyo kintu kirambabaza, iyo bigeze mu kwa kane kinza mu mutwe no mu bwonko. Arikonkomora igikororwa ndazi ukuntu kimeze. Abwira mama ngo niyasame. Arangije akimucira mu kanwa, aramubwira ngo namire. Mama wanjye aramira. Nari muto ariko ndabyibuka. Nibyo nibuka mbere ya jenoside. Tugeze muri jenoside ntabwo yatinze. Hari mu gitondo ku itariki 7, mama wanjye yari arimo asoroma ibishyimbo byitwa Ruvuninkingi. Arimo nkina na musaza wanjye nari hagati yabo. Umudamu twari duturanye witwa Donatira ariho, niba yaje sinzi. Araza abwira mama ati muraza wamenye icyabaye? Mama aramubwira ngo hoya. Aramubwira ati Kinane yapfuye. Kinane ntabwo nari nzi ngo niki, naje kubimenya ko ari Habyarimana. Ati se yishwe niki? Ati inkotanyi zamurashe. Ati kandi kiriho ko nta mututsi uri busigare mu Rwanda, bose barabica. Mama yaje mbona afite ubwoba bwinshi. Akibivuga hakurya y'iwacu ahantu turuka mu Gasiza ujya ku Gakamba ku Kimotero. Nakoze ubushakashatsi ndahagera. Haturutse interahamwe, igitero cy'interahamwe barimo babyina, bafite imipanga, ibintu by'ibikoresho byinshi biteye ubwoba byo kwica abatutsi. Baramanutse bagera kuri sogokuru witwa Munyamuhabana, bahita bamutema umutwe bawuvanaho. Mama akibibona aravuga Donati ndagira nti wampishira abana jyewe banyice. Donatira yaravuze ati rero muraza, umugabo ntawe uhari, papa wanjye yarebye ajya mu nka. Mwese ndabahisha kandi barabitubujije ko nta muntu wemerewe guhisha umututsi. Mama aravuga ati hisha abana njyewe undeke. Donatira yaradufashe na musaza wanjye
twaje kurokokana uwo musaza wanjye nawe niba yaje ntabwo mbizi. Baratujyana hagati y'iwacu no kwa Donatira hari inzu imwe witwa Bamuhori neza. Babwira umudamu we witwa Matama, Matama wahishe abana bamwe. Aramubwira ngo nta mututsi umugerera mu nzu. Twaragiye batujyana aho kwa Donatira, afite umugabo witwa Bamfashe, wenda hari abamuzi, aracyariho. Turagenda na musaza wanjye na mama n'umwana yari ahetse, badushyira mu mutiba yewe na musaza wanjye. Mama bamushyira muri toilette, umwana yari ahetse. Bataradushyiramo ariko kwa sogokuru wanjye twakaramira, abaturage bose b'abatutsi ngira ngo niho bari bahungiye. Tubona batangiye gutera y'amabuye. Mama aravuga ati tugume hano. Badushyira muri uwo mutiba njye na musaza wanjye, bagerekaho intara n'amasaka. Mama wanjye aguma muri toilette. Uko nguko niko habaga induru, yewe tubatsembatsembe. Iyo ndirimbo ndayibuka. Musaza wanjye nkurikira bamushyira ku mugabo witwa Bitereriyo. Akimubona niwe wamwiciye. Yaje kumuranga, ndashima Imana ko twamubonye aruhukiyemo hano muri uru rwibutso. Twiriwe aho ngaho. Kanyabugoyi yagendaga kuri mama, ari mama yarapfuye, ari Kanyabugoyi yarapfuye. Nazaga kwibaza nkababaza ikintu bapfaga kuko yahoraga iwacu. Araza aravuga ati ndashaka Muraza. Ndamushaka. Muraza ni mama wanjye. Abwira Donatira ati ndashaka Muraza. Donatira ati ko ntawe uhari. Ati umuryango wa Nzitonda nta n'umwe turica. Ati kuri liste twishe ntabwo bahari. Barasaka Bamfashe aho twari twihishe. Ndabyibuka ku mwana w'imyaka 6 akagira ubwoba bungana gutyo. Bajya muri plafo barasaka, baradushaka, baratubura. Biterereye arababwira ati ntacyo, umuhungu we mukuru namwishe. Baradushaka, baratubura. Twiriwe aho ngaho niko bari kwica abantu kwa sogokuru, turi kubyumva. Nshaka no kuva muri uwo mutiba. Mama araza nkubita urushyi ngo mama. Twiriwe aho ngaho burira. Papa wanjye araza, yaravuye mu nka ahantu bita muri Mabenga. Araza ageze kwa Bamfashe, ijambo numva yavuze, yaravuze ati se Bamfashe nta n'umwe narokoye. Aramubwira ati abana bari hano na nyina ariko mukuru wabo yapfuye. Ati se biraza guhoshorokana ibisanzwe? Ndaramubwira ngo ya nta mututsi usigara mu Rwanda. Ahubwo inshuti yanjye mwahungira mu Bigogwe mukareba. Bamfashe yarampetse, papa heka musaza wanjye na mama yarahetse undi mwana. Turagenda. Bamfashe araduherekeza. Turagenda, twanyuraga ku mirambo myinshi. Hari aho Bamfashe yageze anshyira hasi, amfata akaboko. Hari umumama bishe, umwana w'uruhinja atamiye ibere. Ndabyibuka umwana arira. Turakomeza turagenda. Ririya shyamba ubanza babaga batararihinga. Tujya ahantu bita mu Biyuzi. Bamfasha asubira, yarababwira ati urabona ko mu Cyambarana hari uko, urabona imiriro yarakaga, induru, abantu barira cyane. Bavuza induru, imbwa, inzara, inyota. Abantu mwe abaro wariraye. Mama aravuga ati hano mu Biyuzi hatuye senge, tujyeyo. Bamfasha aravuga ati
yari yangiye nako turagenda. Papa yari ahetse musaza wanjye amfashe akaboko, tugiye kwa shangazi wa mama. Tuhageze shangazi wa mama yamenye muraza, ariko bari bamuciye amaguru. Avuga ati muraza. Turagenda tugera ahantu ku Kagwa hara mu Bigogwe, tuhahurira na muyomba wanjye aracyariho Bizimana. Ntabwo nzi icyo mama yirahiye kugira ngo muyomba mumenye. Amubwira ati mura twashize. Iyo nduru wumva niyo mu Bigogwe, hano mu rusengero rwa Cyambara bari kubatemeramo. Mama aravuga ati ndananiwe. Muyomba afata umwana mama yari ahetse, afata mama akaboko, turagenda tujya ahantu muri Musonga. Tuhasanga abantu benshi ba muyomba wanjye. Aravuga ati ubwo hari mu rukerera ku itariki 8, bakibona mama niwe mudamu wari urimo, abonwa n'abasaza be. Mama yarwaraga itako, ariko nari nzi ko hari abahutu babimukoze, ariko bambwiye ko yari arimo abyaragira ikibazo. Tuhahurira na mukuru wa papa afite abantu 9, nta n'umwe yari yarokoye, arambika. Izina nibuka muri abo ba muyomba wanjye, ni izina Karisa musaza wanjye warokotse ute? Ati muri ntabwo narokotse, turacyapfa. Jambo numvishije ngo tujye muri Zaire. Twaragiye duca ku Mirambo, inyota. Hari aho nageze ngira inyota, ndabyibuka. Hari mubyara wanjye ariho, ubwo aba muri Amerika. Wanasabye mama amata, warambwira ngo ntayo. Ndamubwira se niba nta mata nta n'amacunda. Mama wanjye yarapfukamye, ahantu inka yari yakandagiye, ayoza amashyi, aramba ndanywa, ndabyibuka. Twaragiye tugera Busasamana, Karere ka Rubavu, turi kumwe n'abantu benshi cyane. Turamanuka, hari umwana kwa turi kumwe, ntabwo nibuka abantu wande. Duhura n'igitero cy'interahamwe, uwo mwana ariruka asiga abandi, turatatana. Abari barageze muri Kongo, ariko ntekereza ko batari banahazi neza, kuko hari hafi ngo tugere muri Kongo. Baravuga ati rero umwana twe kumusiga ari kurira, kuko yarariraga ukabyumva, avuze induru ngo baramusize. Baravuga bati reka musigare hano mwicaye, bamwe basubire bazana uriya mwana. Twaricaye, niho igitero cyadusangaga cyinshi, benshi abatwa. Ndibuka harimo n'abasirikari b'abazungu bambaye utugofero tuno twa minuari. Ndabibuka cyane, ntabwo nabibagirwa. Baratugota, batugose, barabwira bahereza ibyo bafite byose. Bahereye kuri papa wanjye. Papa yashatse kubarwanya, yari afite icumu, ashaka kubarwanya. Arangije bamutera icumu mu nda, bararishingura. Ndabyibuka. Papa ikintu yavuze, yaravuze ngo ndapfuye.
barabatema ndeba n'amaso yanjye barabatema aravuga ati rero ntabwo twabasoza mugende mubagerekeranya barabatema ferabeto amasuka barabatema umuzungu araza w'umusirikare aravuga ati uriya mudamu ni mwiza mama wanjye ntimumwice kandi nk'uko byagenze yamufashe akaboko bamwatse umwana yari ahetse umudamu w'interahamwe afata isuka aramukubita mu mutwe umwana arapfa narabirebaga n'amaso yanjye arangije umusirikare araza afata mama akaboko aramubwira ngo uri mwiza arangije aramujyana n'isaha ndacyamutegereje njye na musaza wanjye na Muyomba aracyariho twambarute baratubwira ngo mugende ntacyo muzimarira rangije turagenda duca mu muringoti barute yarasa n'ahandi utaho gato aragenda duca mu muringoti baza batwirukanka baratubura twari kugira ngo tuzarokoke twubake u Rwanda rwacu twaragiye baradukurikira cyane baratubura arangije amaze kutubura aragenda aho twageze twasanze twumvishe inka zabira turavuga tujye kureba tuhageze usanga ngo ni ku mugabo witwa Rusesa baduha amata nkigenda papa mukuru ntabwo nzi ukuntu yarokotse na Muyomba Bizimana na Muyomba Bizimana n'umugabo wa Mamudogo witwa Gapira nabo bari muri abo bantu bicwa ntabwo nzi ukuntu bahavuye bakitubona ati abandi bashize papa mukuru yaradufasha aratujyana aracyariho ndamushimira tujyana ku Cyeshero ntabwo twamaze igihe kirekire bahise bavuga inkotanyi zafashe u Rwanda abantu barabyishimiye aho ngaho twahagiriye ubuzima bubi naje kurwara uruheri bakajya babwira papa mukuru ngo nanjugunye ikirayi kimwe twakigabanaga turi 5 kandi tugahaga ntabwo banjugunye bahise bavuga ngo tugaruke mu Rwanda duca ku mupaka wa Rubavu twahasanze inkotanyi zo Kabyara Nyamurukundo bashimira baduha amata nibwo nari nkibona amata y'Inyange yarabaga ari mu bikarito kwasama ntabwo byari byoroshye ngo umire ari nambaye agakanzu gacitse ndakibuka ko mama yanyambitse ari muri icyo gitondo karacitse kari mwinda umusirikare w'inkotanyi abona ngira ngo ngiye gupfa nari ndwaye akuramo ikoti ryaramfubika akuramo iyo kanzu papa mukuru yari yambaye ibirenge bamuha inkweto baramubwira ngo muhumure ntabwo mugipfuye muhumure twaraje rero nyuma yaho nyine byari bikaze kujya wicara utegereje nk'uko nababwiye ngo ntegereje mama hari n'abandi bari babategereje nkanjye
gutumara ibyo bikomere ntabwo byari byoroshye muri ubwo buzima twari turi mu bwihebe ariko reka nsoze nshimira Inkotanyi zo kabyara numvaga kera nzajya mu gisirikare ariko ntabwo byankundiye ariko ndabakunda bihebuje turashimira rero FPR Inkotanyi w'Imana yo mu ijuru yo kabyara ryibandindira ribarinde nk'abantu mwe byari bigoye baratwigishije tujya mu ishuri turoga turacya murabona ko ntacyo mbaye ndi umumama mfite abana mfite umugabo mfite akazi ntacyo mbaye kubera Inkotanyi turashimira ubuyobozi bwiza budahwema kutuba hafi uyobowe na perezida wacu nyakubahwa Paul Kagame kuraje tubari inyuma abapfobye jenoside ndababwira ko ntacyo bazageraho ntabwo ari impuhwe zabo kuba tukiriho birabirirwa bandika rubyiruko nshuti zanjye tunganya imyaka n'abanduta n'abonduta nako tuzi kwandika tujye twandika byabaye mbireba soza bashimira namwe mwaje kudufata mu mugongo mwakoze